twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri Starmax TV. Kora subscribe kugira ngo baje gukurikirana video tukugezaho umunsi ku munsi. Ubu uri kumwe na Ayla na Brenda ubasha kubanononsera neza cyangwa kubasobanurira byinshi cyane mutari muzi bibaho nyine tubona hano hanze. Okay Brenda, turi munsi tugiye kwigira ku kamaro kajyanye no n'akamaro ka rugongo cyangwa n'imishino mu gihe cy'imibonano. Okay. Akamaro kabyo ikintu cya mbere gafasha umugabo kwishima, kuvuga ngo imishino cyangwa se imyeyo, katubyita imyeyo wenda kugira ngo niba harimo n'abatari bakura babikurikiye babashe kubyumva. Imyeyo ifasha umugabo muri cya gihe cyo kuba yaba arimo acumita cyangwa se arimo anyaza, mu nzira ze zose mbese iramufasha. Biba byiza rero ukumva yuko iyo urimo ubikora usa nk'umanuramo kuzamura yenda gukorakoraho, ndetse wanayikuramo wajya kuyizungurizaho unanyaza. Urabizi ko ari hunyaza ukubita uburyo ukubita ubumoso uzamura kuri rugongo, mbese uvangavanga aho hantu. Ubwo rero umva yuko igira akamaro kenshi kandi ishimisha abagabo mbega muri rusange. None se buriya watandukanye, hari abantu nyine nkatwe b'abasore, hari ukuntu ngenda ugasanga umukobwa afite imishino minini cyangwa hari ufite imishino mito. Ese ibyo bintu biterwa n'iki ubundi? Biterwa nuko imyumvire y'umuntu imeze. Hari ushobora kuba afite umwanya muremure nyine agaca n'ibirebire, hari n'ushobora kuba afite umwanya we mutoya agaca bigufiya. Ibyo ntabwo ari ibintu nyine biba biri grave. Gusa ubundi tugira habaho intuze igipimo murambibabwira. Ubundi bapima kuri rutoki, kuri musumba zose y'urutoki niyo bapima, cyangwa se ukazirika ndakeka n'inshuro niba ari 5 niba ari 6 hagati aho ngaho. Niyo utabashe gupimisha runo rutoki, hari ukuntu uca imyeyo ukabuheranya paka ugejeje inshuro 5, ndakeka niba atari 6 aho ngaho. Ubwo nibwo uba wujuje igipimo nyamukuru ngenderwaho. Ariko kugeza kuri iyi saha usanga kenshi abakobwa cyangwa se abagore batagica imyeyo ireshya gutyo, usanga bayifite ari imbarwa. Usanga bayifite ari imbarwa, ubundi akenshi usanga barimo baca iri munsi yayo, cyane ko rero ari nayo ikunze kuvugwa ko ishobora kuba ariyo myiza kurusha imiremire. Urumva ko nyine imishino miremire cyangwa imyeyo miremire n'imigufi biterwa n'umukobwa ubugize gute n'uburyo we ubwe yacemo, cyangwa biterwa n'igihe yafashe nyine mbese ayigire. None mbese kwangirika kwa rugongo biterwa n'iki? Kwangirika kwa rugongo rero burya biterwa n'uburyo abakobwa kenshi hari igihe usanga nk'umukobwa yikinisha, cyangwa se ugasanga nyine akunze kuba ari wa muntu utajya ukunda ko rugongo yiwe igira ikintu na kimwe igira gute. Ubundi igikoresho gikoresha cyane hari igihe cyangirika, kimwe yuko niyo utagikoresha nabwo gishobora kwangirika bitewe n'uko wakibitse igihe kinini. Ibyo byose rero bishobora kuba byakwangiriza rugongo. Ariko cyane nk'abakobwa akunda kwikinisha rugongo yabirangirika cyane. Hari umuntu wasekereje wundi arambwira ngo rugongo yakuga ngo kugira ngo yangirike cyane ngo biterwa ngo nuko ngakora imibonano mpuzabitsina cyane, cyangwa ugasanga imyongo yagira kwedutse ngo kubera ngo ngakora ngo imibonano mpuzabitsina cyane. Nkambwira ati rero wowe wigira amatsiko, Brenda azabigusobanurira neza ubashe kubisobanukirwa. Nizere ko aho ari adukurikiranye 5 kuri 5. Nago mu by'ukuri nago ariyo mpamvu abantu tugafata ibintu uko bitari. Nago gukora imibonano mpuzabitsina cyane bigaragara inyuma, nta nubwo bigaragara kuri iyo myeyo abantu uwo muntu yabivuze, nta nubwo wapi kuri imibonano mpuzabitsina ubundi, usibye ko ushobora kubonana n'umukobwa mwaryamana ukumva yuko agize, ariko burya imibonano mpuzabitsina nta bundi buryo, nta kindi kintu cyo kirimo gishobora gutuma ushobora kuba wareba umuntu ngo gutya ngo nguriya ngo runaka ngo yakoze imyeyo ngo yararongoranye, cyangwa se ngo wareba ku bintu ze ku myeyo yiwe umuntu uragize uvuge ngo urabona ngo byagenze gutya. Oya, ntabwo ibyo bintu ariyo mpamvu, ntibazabishye kabisa. Ntabwo ariyo mpamvu wabibikora ntabwo byagaragarira inyuma kabisa. Okay Brenda, warangiye hari igihe nigeze kuzajya nibaza nkavuga ni urumva buriya ngo kuba umuntu afite imishino minini cyane, ngiye numvaga buriya ngewe
numvaga bibangamira ubundi njye nubwo nari nzi ko biryohereza abagabo numvaga ko umuntu afite ibintu birebire bavuga ati se biriya bintu ugiye gucumita buriya ntibyakubangamira. Oya nyine iyo bibaye birebire cyane birengeje urugero biba bibi ugasanga kwa kundi ugiye kuyishyiramo birizirikiranya tu inzira ikaba ntoya noneho washyiramo kumva wapi wajya kunyaza ugasanga byizirikiranyije ukamera nk'aho uri gukubita ku yindi ntuze nyubahiro ingenzi yayo. Ubwo rero usanga biba atari byiza nyine iyo byarengeje urugero. Niyo mpamvu igipimo kiba kiriho iyo ugize gutyo ugapimisha uruno rutoki ukaba ari gukora ibyo nta kibazo kiba kibirimo. Kujya hejuru y'urutoki hari ibibazo, kuza munsi y'urutoki ho nta bibazo birimo, ariko iyo ugiye hejuru y'urutoki uba warengereye. Uramutse ugejeje ku rutoki ugafungiraho sawa. Niyo mpamvu rero burya ibintu byose bitafite igipimo bikunze kuba nta musosi bifite tu. Urumva ko nyine umukobwa uri kudukurikirana urumva ko ugomba kumenya uburyo ugomba gucamo imyeyo yawe apana yamye irengere uzasanga twege nitujya tugeze mu gihe cyo gutera akabariro ugasanga kuko turabangamiwe tuza aho dushyira bikaba ibintu bireme. None se Brenda sibyo tukira aho ngaho gerageza ugire cyangwa ubwire abakobwa bari hano hanze mbese ikintu kijyanye no mbese ubashishikarize akamaro ko guca imyeyo, kuko urabona nubwo wenda dora tubivugaho cyane ariko hari abantu batajya babasha gusobanukirwa ese kuko imyeyo ubundi imyeyo ni iki by'ukuri, imyeyo ni iki? Imyeyo ni ko se kuko imyeyo ubundi rero ni imisuna ni imishino. Oya nyine birumvikana ni nk'uko n'ubundi wavuga imyeyo ku muntu utabizi ntabyo abazi nyine tu. Ukuvuga ngo rero cyagiye umukobwa mu gitsina cyiwe niho hantu habi iyo mishino, niyo umuntu akurura akagenda akurura ugasanga nyine havuyemo iyo mishino miremire cyangwa se imyeyo miremire bitewe n'icyo wumva cyakorohereza. Imyeyo rero ni ubwo buryo ibimezemo, ariko kandi ni umuco nyarwanda muri rusange. Ubu noneho ntabwo ukiri umuco nyarwanda usigaye wonyine, abanyarwanda dusigaye twarakongereje abandi bantu bose ugasanga nyine n'ubwo buryo ikorwamo. Rero imyeyo burya uko yaba ingana kose ariko itarengeje urugero aba ari iyo ngiyo. Nta mpamvu rero yo kugira ngo umuntu abitekerezeho cyane. N'ubwo buryo ikorwamo ni umuco nyarwanda, abanyarwanda twese muri rusange, abanyarwandakazi duca imyeyo kimwe yuko buriya hari n'ukuntu bitakiri umuco nyarwanda gusa ahubwo byabaye umuco mpuzamahanga ariko bivuye mu banyarwandakazi. Ubwo rero impamvu byageze ahantu hose ushobora kubyibaza, impamvu byageze ahantu hose ni uko abazungu bazaga mu Rwanda baje kureba abanyarwandakazi, ari abarundi ari abakongo ari abanyakongo ari Tanzania ari aba Uganda, ugasanga barimo barakunda abanyarwandakazi cyane kurusha abandi. Bakibaza ati ese abanyarwandakazi ni irihe banga bari kurusha abandi bantu bose muri rusange? Kuko iyo ubonanye n'umunyarwandakazi mukaryamana ndakubwiza ukuri uba wumva wishimye, uba wumva ubona byinshi bitandukanye bidasanzwe. Amazi abakibayafite ni abanyarwandakazi, imyeyo n'abakibayafite ni abanyarwandakazi. Mbese ugasanga abanyarwandakazi ahava akagera hose arayoboye afite ijambo. Iyo ugeze mu gihugu cy'i Burundi bagusamira hejuru munyarwandakazi, wagera muri Uganda munyarwandakazi, wagera. Ubwo rero byatumye abandi bakobwa bo mu bindi bihugu bigana bakavuga uti reka noneho basi duce iyo myeyo, niba iyo myeyo koko ari iri gutuma idutwara abagabo. Ubwo rero urumva yuko iyo turimo twigisha ibi ngibi ntabwo turi kwigisha abanyarwandakazi gusa muri rusange, turimo turigisha abantu muri rusange. Niyo mpamvu rero nari mvuze ngo guca imyeyo bikorwa muri buriya buryo, ariko nanone wari umuco w'abanyarwandakazi gusa ubu none ahangaha usigaye ari umuco w'abantu bose muri rusange. Kuko ubu ngubu niba wenda ujya ubasha kubibona n'abazungu n'abaki bose barimo baca imyeyo. Ubwo rero urumva yuko harimo ibanga riba ryihishemo wenda abantu baba batari bakabaye bakamenye, ariko ndakeka abantu bareba video zacu byo barabizi kandi barabisobanukiwe. Nose Brenda wowe ugereranyije buriya urebye nyine tubwira hari umukobwa ubungu udukurikiranye sibyo utazi ati ese imyeyo yanjye ihirereye ahagana hehe, gerageza uhamurangire kuko hari umuntu utazerega igitsina cyiwe aba yumva gusa yumva ko agifite gusa atakizi neza. Ngo wowe shoko wenda afite akazo ko mu mutwe
ubwo ari nk'ibishoboka babanza akamuvuza ko nta muntu utazi igitsina cye. N'umwana iyo ari mutoya ujya kumusoma agapipi gafata nk'agapipi ujya kugasoma kagahisha, ndakeka ababizi, ahubwo azicare nabi cyangwa se azafata ikirori yirebe imbere mu gitsina cyiwe habamo akantu ka rugongo ariko kaba gafiteho utundi tuntu dutoya dushamikiyeho. None yari umuntu utarabikurikiranye akiri mutoya, tuwari duto turi imbere, biba bisa kugira ngo nyine aturebe, ariko ndakeka nta muntu atuzi. Mbese uzajye kunyara wa mugore we cyangwa se wa mukobwa dukurikiye, unyara uzarebe kariya kantu kohereza inkari niko bita rugongo. Noneho rugongo ku ruhande rwako hari utundi tuntu tuba dufasheho duto cyane, nitwo bakurura, nitwo tuvamo imyeyo, nitwo tw'imishino, nitwo uri kumva turi kuvugaho none aha ngaha, nitwo turanga umunyarwandakazi mbega muri make. Iyo utabifite waravukiye mu Rwanda, iyo ugeze ahandi hantu bagufata nk'umunyamahanga kuko ntabwo uri umunyarwandakazi wujuje ibyangombwa. Murabyumva rero, tukaba turimo kwiga ku bintu bijyanye n'imishino ndetse na rugongo, turi kwiga akamaro kayo, turi kureba ese ni uruhe rugero umukobwa agomba gucamo imyeyo kugira ngo ashimishe umugabo, ni uruhe rugero atagomba kurenza, ni uruhe rugero agomba kuba ariho. Rero gerageza upime nk'uko Brenda yabikwigishije, upima niba upima urutoki rwo hagati, urupime umusumba zose nturengere. Rero kora subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana video tukugezaho umunsi ku munsi. Hino yari Star Max TV ikugezaho iki kiganiro. Ciao ciao.